nshuti yanjye reba urabona iyi ni inoti y'ibihumbi 5 by'amanyarwanda. So think about it. Kubera iki hari bamwe amafaranga aza mu ntoki yangiza akagenda, hakaba abandi amafaranga aza mu ntoki akabasha kuhaguma ndetse akabyara yandi. Uwe uruhe muntu? Ese ni uwe bumenyi abasha kuyigumana bafite nawe wamenye uyu munsi? Let's do this. Turn your dreams to reality. Think different. Leave a legacy. Yes you can. Yes you can. Yes you can. Yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV. ABAVIP TV. Coach Gael. Nonje kubasuza cyane umeze bien ani coach Gael inshuti yanyu. Hari ndashaka kuzoganira ikintu kimwe uyu munsi. Uyu munsi mama shango tureba neza tuganire. Ntabwo iyi video raza kwitoroka n'izindi nyinshi nkora kuko ntabwo ari more like shaka kugira ngo ngire icyo nakwigisha ngo nashaka tuganire ibintu biri ibintu by'ubuzima, hanyuma noneho turebe icyo twakugiramo mu kiganiro tuza kugira. Kandi please ndashaka ngo uze nawo commenting niba hari igitekerezo wagira cyangwa se bari icyo wakunganira, hama du creating a community nziza tungurana ibitekerezo ko ni ikintu ushaka tuzaganira uyu munsi. Hanyuma abasanzwe batarasanzwe bazi channel yitwa Abavips TV, tugira ibiganiro byo kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship. So ndashaka gutegeza ikintu kimwe. Abantu benshi bibaza yuko gutera imbere cyangwa se ibyo bita abantu gukira nubwo ntakunda iryo jambo, cyangwa se kuba umumiliyoneri nk'uko bavuga icyongereza babyita, bajya bavuga ati maybe nibyo abantu bamwe ntabwo ari ibya bose. Abandi bakavuga bati ni ibya abantu nyine n'umugisha kuko ushatse no kubikora ntabwo wabigeraho. Abandi bakavuga ati maybe no kuba waravukiye umuryango mwiza ugasigirwa amafaranga, ibintu bitandukanye. Ako hari umugabo w'umuhanga wavuze iyi nuza ngiye kwivuga mu cyongereza ariko ndaza kwishira mu kinyarwanda tuyiganiye. Yaravuze ngo tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men, and weak men create strong times. Mani magambo yaravuze ngo ibihe bikomeye bihindura abagabo, bikora abagabo bakomeye. Abagabo bakomeye nabo bagakora bakihindura ubuzima bukoroha. Ubuzima bworoshye buhindura abagabo bakoroha nabo. Ubuzima bworoshye buhindura abagabo nabo koroha. Hama abagabo boroshye nabo bakongera bagahindura ubuzima bugakomera. Actually yari umugabo uratekerera uravuga arangije yari umukiro entrepreneur, aravuga ati ntubona ko mfite ibintu byose. Ati papa wanjye paraphrasing cyose kuvuga ati papa wanjye yatwaye imodoka isanzwe, ngiye ubu ndo ndatwara Mercedes. Umwana wanjye ashobora kuzatwara maybe irenze Mercedes, ashobora kuzatwara maybe ni car, nyago ngiye nk'ibyo imodoka cyane, so maybe azatwara BMW cyangwa irenze Mercedes. Atariko umwana we ashobora kuzasubira ku modoka isanzwe, hari umwana w'uwo mwana agasongera agasubira ku igare. Kubera iki? Nuko ubuzima bumeze. So ushobora kugira kuvuga uti nta kintu mfite. Maybe uri impamvu ashobora kugira ibintu nuko yabisigiwe ni wabo, nuko yagize ayo mahirwe. Aho ngira nkubwire yuko ababaye abagabo, abantu benshi bakomeye bashe gutera imbere uyu none aho tuvugana, n'abantu babigizwe n'ibihe bikomeye. Ibihe bikomeye byabahinduye abagabo bari. So bivuga ngo wa muntu usa nkaho ari successful cyangwa komeye ariko byaratewe n'ibyo yahawe n'iki ko ntabikorera, uriya muntu ntago abifite bishobora kongera bikabura. So mu yandi magambo, niba kuko ibihe bikomeye bihindura bivamo abagabo bakomeye, tugomba kwiga isomo rimwe, nuko kubasha gutera imbere ni ikintu umuntu wese yageraho, ni ikintu umuntu wese jewe na twakora. Donc niba ari byo rero hari ubumenyi bumwe na bumwe nibaza
abantu bose bahurijeho bateye imbere. Uyu munsi mwinshi ko tuzaganira. Ako mbere kamaze mirekanuka. Ntimubona hano mfite inoti nkuru yo mu Rwanda. Ni 5,000 y'amanyarwanda. Hamanga ngira inoti nkuru yo muri Amerika. N'amadolari 100. Banze bikunze, umuntu umureba iyi video, harimo abantu bakoze kuri iyi noti. Okay? Harimo n'abantu bakoze kuri iyi noti mu 5,000. So nibi imwe muri noti warazikozeho, zikaza zikagira amaboko yawe. Ndagira ngo bibaze ikintu kimwe. Buri amanoti yaba yarakozwe n'abantu bangaye kugeza ubu ngubu. N'abantu benshi bakoze kuri aya manoti, benshi cyane. So niba nabe yarageze mu ntoki zawo, nuko byibuze hari icyo wakoze. Hari ubumenyi wagaragaje. Cyari icyo wakoze cyagira undi muntu akamaro kugira ngo ubone iyi noti. Cyeka ari warayibye. Ariko niba utarayibye, hari ikintu wakoze, hari ikintu ufite cyatumye umuntu aguha iyi noti. So tekereza kino kintu. Kubera iki abantu bamwe bayi noti za ikongera ikagenda. Haka n'abandi iyi noti za cyangwa akabasha kuyagumana akayibyazamo izindi noti nyinshi. So ngo byikoreka ko hari ubumenyi butandukanye bukenewe. So uyu munsi ndashaka towe turebe ubumenyi umwe na bumwe. Actually ibi ni ibintu nibaza yuko abantu benshi bateye imbere bashobora kuba bahurije. Ubumenyi bwo kubasha kubona ayo mafaranga, ariko noneho wayabona ni gute ayo mafaranga nayabyaza umusaruro akabasha kuvamo umurage wakomeza ukavamo n'ibindi bintu byinshi. Uyu munsi ndavuga ku bumenyi cyangwa se kuri skills zoroshye cyane abantu bose bateye imbere cyangwa se bamwita abakire bashobora kuba bafite. Zimwe nizo nasomye, izindi nizo nzi turuzoganira. So ubwo bumenyi no buce mu bice bitatu. N'ubumenyi cyangwa se ni skills zijyanye no kumanaginga abantu, kuko ni ngombwa cyane ushaka gutera imbere ugomba kubuzi kumanaginga abantu. Cyiciro cya kabiri ni ubumenyi bujyanye no kumanaginga ubuzima bwa buri munsi. Hari mu bwa nyuma n'ubumenyi bujyanye no gukoresha umutwe wawe. So umuntu wese wateye imbere ugomba gutera imbere kandi uguma ateye imbere afite ubumenyi umwe na bumwe mu gukoresha umutwe, afite ubumenyi umwe na bumwe mu kumanaginga ubuzima n'ibintu byo mu buzima, afite n'ubumenyi mu kumanaginga abantu. Ibyo byose ko ari bitatu ni ibintu nawe ushobora gukora. So niduhereye ku bumenyi bwo kumanaginga abantu. Think about this. Ariko turi munsi nasomye turantangaza, ariko bamwe ntumutuze. Ningibaze ko umuntu witwa Bill Gates, uyu muvuga ko yabaye mu kirambere ku isi igihe kirekire, nyiri Microsoft. Mwari muzi yuko afite ubu ngubu 1.4 bya Microsoft. 1.4 kwijana n'ibyo asigaranye bya Microsoft. 1.4 nibyo asigaranye. Umuntu nka Mark Zuckerberg wa Facebook asigajemo ibice 13.5. Umuntu nka Elon Musk muri Tesla afite 25%. Hanyuma umuntu nka Jeff Bezos afitemo 12%. Izo company zo tubaziho nk'abanyiri izo company, ariko bafite 12, 25, 1, 6 gutyo. Why? Kuko izo percentage zindi zagiye mu bandi bantu bafite icyo bazana kugira ngo bakorane ikintu gikomeye. Mani magambo igihe uzamenya yuko niyo mpamvu kugira ubumenyi bwo kumanaginga abantu buri ngombwa. Umunsi uzamenya yuko ukeneye team, ukeneye abandi kugira ngo ugere kure, niwo munsi uzaba utangiye gusobanukirwa yuko kabisa wagira kure. So it's very very crucial kumenya kwana n'abandi bantu. Actually ni mentality abanyafrika tudafite cyane, ariko usanga umunyafrika ashobora gumana akantu ke kagafata 100%, ariko kagakorera miliyoni 10 z'amanyarwanda, aho kugira ngo avuga ati nasigana ku 10% y'iki kintu, aho ngaha abandi bantu bamfasha gukuza kino kintu kikageza ku miliyari. Kuko 10% y'imiliyari ni menshi kuruta 100% miliyoni 10. So iki ni ikintu abantu batajya bibaza. So niyo mpamvu ari skills zimwe na zimwe ziri very very important. Okay? So kumenya gukora n'abandi bantu mugasangira kuri icyo kintu, business ikaba win-win, ukabaza kuri team mukagira iki, ubu n'ubumenyi abantu benshi badafite. Mu kumenya ko n'abantu rero hagomba no kuzamo ikintu cyo kugira cyo kumenya icyo nakwita persuasion, kumenya kunegosia, kumenya nta muntu umwe atembera utazi kwicara ngo negosie. Iyi nayo ni skill iri muri ibyo bintu, kumenya kunegosia, kumenya kuba wagana n'umuntu kamwemeza ibintu. Iyi ni skill ikomeye abantu bose bakire bose batembera bahurijeho, ngo muricara kuri negotiation table
akakwemeza cyangwa se akakubwira uwo ari akagukonvenka akamenya kwiselinga. Very important. In this skill irimo kumenya kumanaginga abantu no kumenya recruiting, kumenya yuko ibi ntabwo uzabikora wenyine. So nawe ukareba ninde muntu ushobora kureba nazana kamongira muri iyi team twasha gukora ikintu kinini, ninde muntu ufite ubumenyi ntafite, ukawagenda ukamwegera ukamuconvincing kuza ukamurika vision yawe hamwe gukomezanya. Iki ni ikintu abantu benshi bateye imbere bagomba ku mastering, kumenya recruiting, kumenya guconvince, kumenya negotiate. Very important. Kindi kintu ni ukumenya sasa gusoma abantu cyangwa reading people, kumenya kubasobanukirwa. Actually mfite mu mentor wanjye twaganiraga, ntibyamufasha umwanya munini, aho byafata umwanya munini yaramutse kumana kamwe ati umuntu wakora business ntabwo twakorana business. Kamaze se nukubera icyarambika ati kimwe mu bintu ugomba kumasteringa nk'umu entrepreneur nukumenya gusoma umuntu. So mukaganira mwamara ikiganiro ukabona ko umuntu ashobora kuba ari umuntu w'umwizerwa cyangwa atari umwizerwa. Ariko ibyo nicyo kintu si ikintu kiza umwanya, ni ikintu gica mu bintu byinshi. Kubera ko umuntu umuntu waraciye mu bintu byinshi, abaza bamubeshya, abamuhemukiye. So ruva ubuilding experience ku buryo ubasha kuvuga uti ya uyu muntu ajya kuvuga nka wa wundi, ajya kumera nka wa wundi, ugahita umenya uko mu class nuko mukorana. Ariko mu kumenya gusoma abantu uzi kumasoma suko basomenya ko basoma bibi gusa ko no mu byiza, ko bamenye ati uyu muntu ni iki namufasha na ni icyo ashobora kuzakira mu minsi iri imbere, ni gute twakorana, ni gute namworohereza. So iyi ni skill ikomeye saba kugomba ku develop. So very important kumenya gusoma abantu, kumenya guconvince abantu, kumenya kuba wa recruiting abantu, kubaza no kumvisha vision mugakorana. Izo se ni skills zijyanye no kubasha ku managing abantu. So zindi skills zo kubasha ku managing ibintu by'ubuzima bwa buri munsi. Very important. Ikintu cya mbere ni ukubasha ku managing amafaranga. Nabivuzeho haruguru, ariko ntushobora gutera imbere ngo ugume uteye imbere utazi ku managing amafaranga. So at least bimwe mu cyumweru bibiri cyangwa se bimwe mu kwezi ugomba kujira kubona amafaranga yose yinjiye, hanyuma ukareba yasohotse, ukareba yagiye, ukareba uko ugomba ku adjusting, ukamenya ibyo ugomba kugura ibyo utagomba kugura bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Niba ufite business ukamenya jo okay, iki ntabwo aragira umwanya wo kukigura, nagaragira umwanya wo gushora muri kino kintu reka mbende cyawe. Ugafata amafaranga amwe namwe ukayizigamira mu rugo rwa business, ukavuga uti okay, niba mfite abakozi member n'iki by'ukirangura amafaranga yakanyashira ahantu sinyakoraho, hanyuma asaguka wenda abarutangira kubakoresha izindi business washora mu bindi bintu, kuvuga uti ibintu bishyashya byibuze nubwo amafaranga nayabura ariko mbe ngumanye yangaya. Kumenya kudealing notification, niba ukiri umusore ukiri muto we kuvuga uti nibiki nakwigomwa kubera ko ejo mfite goals shaka kugeraho. Very important ku managing amafaranga. Ikintu cya kabiri ni ku managing umubiri wawe. Very important nabyo. Kavuga uti okay, nibiki ndya, nibiki nywa, na masanga henduhuka, ni gute nabasha kipinga energy kugira ngo mbashe gukora ibintu byinshi. Kuko ibintu turya uko turuhuka, niba dukora sport tudakora sport, ibintu byose bi contribute kuri energy tugira kugira ngo tubashe gukora. So yo uritwara nabi ku mubiri wawe, nturuke bihagije, ntukore sport, ukagira ibiro byinshi bikabije, byose bya affecting energy kugira ngo ubashe kubakora ibindi bintu. So very important. Abantu benshi bateye imbere actually ibintu ubona mu bihugu byateye imbere, nta muntu umwe wateye imbere mu buryo bumwe cyangwa mu bundi utari bibyara cyangwa udakora sport. Very important. Ikindi kintu ugomba gutekereza kandi ugitekereza ukiri mutoya. Indi skill ikomeye cyane ugomba kwiga no kumenya sasa kumanaging umwanya wawe. Okay, ni umwanya wawe umeze gute? Kuko twese tugira amasaha 28 kandi harimo ibishuko byinshi cyane bituma umwanya wacu. So ukamenya uteke ni reka mbeho kuri schedule. Niba mfite akazi nkagira kandi kantu nkora, niba mfite ka business, niba sina nicyo mfite nakora, akora gute na scheduling, nkavuga uyu mwanya ugere kuri mwanya, niba nta kintu mfite nakora, ni gute basi umwana wa spending mu library cyangwa se nabandi kuri internet nduho ndiga ndafata course apana kupfusha ubusa. Nje mbwira abantu bajambaza se ni gute ubasha gukora ibyo bintu byose ukora mwanya ngiye mbaho kuri schedule. Hari gihe ushobora kumamagara sinkwitaba, actually nta bantu benshi njya nitaba, abantu njya nitaba ntibarenze 15.
bari kuri telefone. So bivuga ngo kuko mba mfite ibintu ngomba gukora, schedule ni schedule, hanyuma ikindi kintu nacyo uga prioritizing ibintu. Ukavuga uti prioritizing ni ibiki, ikintu cya mbere, ikintu cya kabiri, ikintu cya gatatu, ukabasha kubisettingira umwanya ubikora mu time management. Utazi ko manage umwanya wawe biragoye ko watera imbere cyangwa se ngo gume uteye imbere. Very important. Hami cyanyuma abantu bateye imbere banazi no kuba bavuga no. Iki ni ikintu nanjye vuma ndondiga muri iyi minsi, kuko kugira ngo ushire energy mu bintu bikeya cyangwa se bimwe bigufitiye akamaro nuko byinshi biza bikugana, ugomba kuvuga uti no. Okay. So iyo umaze kugira ahantu usa nkaho wateye imbere cyangwa se hari abantu usa nkaho bakurebaho, abantu benshi biza bigusaba ni byinshi. Okay, abazi bakuzana ama ideas, abazi bakubwira ibi, abazi bakuvugira iki, cyangwa se n'inshuti zawe ziza zigukorera hirya no hino. So ugomba kumenya uti no, niba iki nshobora ngomba kubwira oya kugira ngo focusing ku bindi bifite akamaro. So very important kwiga kuvuga oya. Ndabizi ko bamwe muri mego hari inshuti mugomba kubwira oya, hari bamwe mu murakora, hari imishinga imwe mugomba kubwira oya. So rimwe n'imwe mugomba kuvuga no, kuko mfite energy zanjye n'umwanya wanjye muri umwanya ndonda focusika kuri bino bintu. So very important. Hanyuma ikindi rero cyanyuma no kumenya kubasha gukoresha ubwonko bwawe, skills zo gukoresha izo nakwita mental skills, intellectual skills, very important. Nta muntu umwe wateye imbere ngo ateye imbere icyambere utagira icyo nakwita guhora ashaka kwiga, guhora ushaka kwiga no researching. Iyi ni skill abantu bose bateye imbere guhora bateye imbere bagomba guhora bafite. Inyota gushaka kwiga no guhora ushakisha ibigezweho. Urebe kubera ko niba uri n'umwantrepreneur ko ufite business right now, niba utiga ngo urebe ukuntu mu buryo bushyashya barakora ibintu, niba utari researching ngo urebe competition uko irakora, urebe byo improving, business ntabwo ifite igihe kirekire, ntabwo bishoboka, ntibishobora kwirambana. So ugomba guhora wiga ushaka improving, ushaka no kurisha ngo urebe uko wa keeping up na technology tugezeho n'igihe kigezweho. So niba utarafite n'akazi uri umujene, please develop iyo maso yo kwiga no researching every day, very important. Hamara ikintu cyanyuma ni critical thinking skills. Ikintu cyakimbabaza nuko system y'amashuri nyinshi muri kino gihe ni system yo kujya kwiga ukaboroka, umara kuboroka bishira mu mutwe ari ukagira ukabisubiza. Ishuri ikintu dupfa ntabwo ryigisha critical thinking. Critical thinking ni ibintu bijyana na problem solving. Nuvuga ngo niba uri muri situation nk'iyi, wenda tuvuge ikibazo, umukozi araje akubwiye ko ikibazo kibaye. Hamagiye umukozi akubwiye ko ikibazo kibaye, undi aragutelefone akubwiye yuko hari ikintu cyabaye mu rugo, nawe baragutelefone akubwiye yuko hari ikintu kibaye. Ni gute urubashe gusolve izo problem zose muri uwo mwanya? Iyi ni critical thinking. Gutekereza ikintu cyane ni team cyangwa se mugashira hamwe mukagitekereza mugashakisha umugishakira igisubizo. Icyo kintu kibabaje ntabwo muri education system tubyiga, ako ni skill wa developer. Ikibazo iyo kije ni gute ukitwaramo, ni gute ushakira umuti, ni gute uvuga okay, reka duhamagara uyu muntu first time, ni tumara kumanda duhamagara uyu, niturangiza turebe ko twakora kino kinde n'ubundi tujyeyo ngo bigewe. Ibyo bintu byo bita problem solving, critical thinking. Iyi ni ikintu abantu bose batembere bahurijeho. So very important. So ndashaka gusuza mbabwira ikintu cy'umu VP. For sure, niba uri abari abantu bameze neza ukavuga uti sha ni imigisha n'ubundi bavukiye mu miryango ikomeye cyangwa bagize Imana bari hariya, please menya yuko ibihe bikomeye nibyo birimo abagabo bakomeye. So niba uri mu bihe bikomeye right now, ushobora kuvamo uri umugabo ukomeye cyangwa umugore ukomeye. Ariko bari ushobora kubona bari mu bihe byiza, ibihe byiza nibyo ahubwo birimo abagabo boroshye cyangwa abagore boroshye. So please, there is no discouragement. Aho waba uri hose, izi ni skills wiga ukamenya, hanyuma ukabasha kuwagira aho ugera cyangwa kubasha kuba maintaining ahantu uri. So VP murakoze cyane rero kuba mwabanye natwe. Ababanyikana bwa mbere kinigano cyitwa VP TV, tukaba tugana ibintu byo kwiteza imbere, business ndetse entrepreneurship. Mushobora no kudukurikira ahantu hose kuri social media, nitwa Coach Gael kuri Facebook, Instagram ndetse na TikTok. Hanyuma mwadusura kuri website yacu coachgael.com, hariho resources nyinshi, hariho newsletters, amakuru dutanga ya economy ya finance zaza buri cyumweru. Hanyuma hari n'abandi ba coaches mushobora gusangaho mu bintu bitandukanye bijyanye n'ibintu bya technology, bijyanye na of course na purpose. Hanyuma nkaba nanavuga nti please dufite community kuri Telegram, azashaka no gutanga izindi community kuri WhatsApp, mu joining tuganire, hama dukomeze twigishane. So naho buta, God bless.